Reka dutangire inkuru yacu uyu munsi rero. Dutangiranye n'umugeni urimo kwirukankanwa n'abavandimwe biwe. Ubwo bashaka kumushingira umuhungu ufite amafaranga, ariko uyu mukobwa ntabwo yamushakaga. Ubwo yaje ahangaha arangije atangira kuba yabwira umuhungu ati ndakwinginze mbabarira ubashe kuba wampisha, kuko abavandimwe banjye bamereye nabi. Abavandimwe banjye rwose barimo kumpiga, ndakwinginze mpisha. Ubwo umutipe yatangiye kuba yamubwira ati ese bundi wowe urinde? Ibyo bintu urimo kumbwira ni ibiki ko numva bitumvikana? Ubwo umugeni akomeje avuga ati ndakwinginze rwose ngirira imbabazi ubashe kuba wampisha. Ubwo umukobwa akivuga ibyo ngibyo yise yiroha mu modoka ya wa musore atabanje rwose no kuritegereza ngo arebe niba bamwemerera. Ubwo umusore akomeje avuga ati ase ubundi wowe urinde uzi unyinjira mu modoka yanjye? Ubwo umukobwa yakomeje kuvuga ati ndakwinginze rwose ngirira impuhwe wa muhungu we, ndakwinginze ntabara, abavandimwe banjye barimo kumpiga, ahubwo rwose ngirira imbabazi ubashe kuba wampisha. Ubwo wa mukobwa yise ajya muri butu y'imodoka. Uyu musore nawe yabonye nta kundi yabigenza, aravuga ati se uyu mukobwa uje wiroha mu modoka yanjye bitebye? Kumbi barakwereka musaza w'umukobwa yaje ahangaha yirukanka kuri mushiki wiwe. Ageze hano yabonye imodoka iparitse aho ngaho hafi. Ubwo yatangiye kuzegera ya modoka, nibwo yatangiye kubaza wa mutipe ati bimeze bite musore, ese nta mugeni ubonye aciye hano yirukanka? Umusore n'ubwoba bwinshi atangira kuba yavuga ati nta mugeni mbonye rwose. Umusaza w'umukobwa akomeza kuvuga ati ese hano ko nayindi nzira ihari, urishura neza ko nta mugeni ubonye? Umutipe akomeza kuvuga ati oya rwose nta mugeni mbonye pe, wasanga ari uko nari mpuze akaba ariyo mpamvu namubonye. Ariko uyu musaza w'umukobwa amwitegereje aravuga ati ese ubundi musore ko mbona ufite ubwoba ku maso, ese ibintu byaba ari amahoro? Ubu ngubu urimo kumbwiza ukuri? Umutipe ati ndimo kukubwiza ukuri rwose. Ariko rwose umusaza w'umukobwa ntiyashira amakinga, aravuga ati wa muhungu we njye ndi kubona ntakwizeye. Ubwo barakwereka umusaza w'umukobwa yatangiye kugenda yegera imodoka gake gake ngo arebe nimba yabasha kubonamo mushiki wiwe. Ubwo yaje ku modoka atangira kuba yarunguruka mu birahure ngo arebe nimba yabonamo mushiki wiwe. Ubwo yarungurutse mu birahure ngo arebe nimba yabasha kumubona. Arebye mu kirahure ntiyabona mushiki wiwe, aravuga ati ese ubu ngubu mushiki wanjye yaba yagiye hehe? Ubwo yaje nani imbere aho shoferi yicara ngo arebe nimba yabasha kuba yamubona. Naharebye abura umuntu, aravuga ati ibi ntabwo bishoboka rwose, ntabwo ndi kubyumva neza ko naba mubuze mu kanya nk'ako guhumbya kandi nazaga ndi kumureba imbere yanjye. Kumbi barakwereka umukobwa nawe ari muri butu yanze kuba yagira ikintu na kimwe avuga. Ubwo uyu musaza w'umukobwa yaragarutse aravuga ati ibi bintu rwose njyewe ntabwo ndi kubyumva neza, gute umukobwa yaba abuze mu kanya gato nk'ako guhumbya kandi namurebaga imbere yanjye? Ati wa musore we sinzi impamvu narimo kukwizera. Ati mbwiza ukuri ko ubonye mushiki wanjye ubundi ibintu byose bize kuba byarangira. Ubwo barakwereka musaza w'umukobwa yatangiye gufungura ya butu. Kumbi iyi butu agiye gufungura niho umukobwa yihishe. Atarafungura butu wa muhungu yese afata butu aravuga ati wa mugabo we nakuretse umenyera imodoka yanjye kenshi gashoboka. Ati wikomeza kumvogera birengereye, nk'uko nabikubwiye kuva na mbere hose nta muntu nigeze mbona wambaye imyenda y'abageni, kandi wumve ko ibyo ndi kukubwira ari ukuri. Nimba utanyizeye ibyo ni ibyawe. Ubwo barakwereka rwose wa musore yise yigendera rwose, yinjira mu modoka yiwe arigendera, dore ko nta kintu bari kumushinja bigeze babona se arimo kwinjira mu modoka. Ubwo rwose barakwereka umusore yise yinjira mu modoka, disi atabara umuntu atazi, atabara umuntu abonye bwa mbere. Barakwereka musaza w'umukobwa rwose yasigiye ahagaze aho ngaho, ntabwo yumvisha ukuntu umukobwa yababashije kumucika mu kanya nk'ako guhumbya. Ubwo rwose yagumye aho ngaho byamucanze, arimo kuvuga ati noneho turakora iki ko mbona ibintu byamvanze? Ubwo barakwereka musaza w'umukobwa akiri aho ngaho, barakwereka mukuru w'umukobwa nawe yaravuze ati bimeze bite musaza wanjye, Mira ari hehe? Kumbura mukobwa w'umugeni yitwa Mira. Yaravuze ati Mira ari hehe ko mbona uhagaze hano uri wenyine? Ubwo umusaza w'umukobwa yatangiye kuba yavuga ati nanjye ngeze hano ndamubuze sinzi ahantu agiye. Ubwo mukuru w'umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ibi bintu rwose ntabwo bishoboka, uriya mukobwa agomba kuza akigaragaza mu bukwe, kuko aramutse ataje ibintu rwose byaba biturangiranye, kampani yacu yasubira inyuma. Uriya mukobwa abaye atabanye n'uriya mukire
twabura amafaranga menshi kandi rwose urimo kubibona kampani yacu irimo guhomba. Uyu musore yatangiye kuvuga ati niyo mpamvu rero tugomba gushaka uriya mukobwa vuba akabasha kuba yabana na Alberto, cyane ko amafaranga ya Alberto tuyakeneye rwose. Uriya mukobwa tugomba gukora uko dushoboye tukamubona, kandi ibi ngibi tubikore vuba vuba Alberto atarabimenya. Ku mukobwa yatangiye kubwira musaza we ati ngaho rero gira vuba vuba ushake Mira abashe kuba yagaruka mu bukwe rwose. Ibi bintu byo kuvanga acitse mu bukwe ntabwo bishoboka pe, kuko kampani yacu irimo guhomba cyane, igeze ahantu habi. Turamutse tutabonye inkunga cyangwa se undi muntu w'umuterankunga, kampani yacu yasubira inyuma cyane. Niyo mpamvu uriya mugabo tumukeneye. Disi bashaka gushingira muri umuna wabo kugira ngo babashe kuba bakwibonera amafaranga ubundi bazungure kampani yabo iri mu byago. Kumbi barakwereka wa musore watabaye wa mukobwa ngo imodoka yabo yaraje iparika hano. Uko yagaparitse hano barakwereka wa mutipe yese ava mu modoka. Uyu mutipe disi yatabaye umuntu atazi, yatabaye umuntu atazi ikibazo habe na gito afite. Ubwo wa mutipe yavuye mu modoka arangije atangira kujya muri butu hamwe yafungiranyije wa mukobwa. Ubwo yatangiye kufungura butu gake gake aravuga ati mukobwa muto ngaho soka ahangaha tugeze nta muntu uri buze kuba yakubona rwose. Ubwo umukobwa asohotse ataragenda, uyu mutipe yese avuga ati uburetse kugenda gato ndagira ngo unsobanurire buri kimwe, ubundi bari abantu kubera iki bakwirukaho, ubundi kubera iki wambaye imyenda y'ubukwe. Ubwo uyu mukobwa yatangiye kuba yavuga ati bara n'abavandimwe banjye barashaka kunshingira umugabo ntashaka, niyo mpamvu ndimo kwirukanka, uwo mugabo ntago mushaka. Ngo umutipe yaravuze ati ntago bishoboka, urimo kuvuga ngo ntabwo umugabo mushaka kandi mbona wambaye imyenda y'ubukwe ibintu byose bamaze kubitegura. Ati se bagushingiye umugabo udashaka gute wemeye ko imyiteguro igeranga ukarinda wavukura ritawe ukirukanka? Ngo uyu mukobwa rwose yaramurebye abona ibintu umutipe arimo kuvuga ntago abizi neza. Ubwo nibwo umukobwa yamubwiye ati we rwose ibintu urimo kuvuga ntabwo ubizi pe, wowe igumire aho ngaho rwose, we niyo nabigusobanurira ntabwo wabasha kuba wabyumva. Ati rero ndeka nigende, ndumva wowe ibyo nakubwira cyose ntabwo wanyumva. Ubwo uyu musore nibwo yatangiye kumubwira ati ariko nsobanurira ndibuze kuba nakumva rwose, ndakwinginze nsobanurira umbwire ukuntu ikibazo gihari njye ndibuze kugufasha. Umukobwa yakomeje kumubwira ati ariga nkuko nabikubwiye mbere, we nta kintu wamfasha, bara n'abavandimwe banjye nta kintu na kimwe ufite cyo kumfasha. Izi zose ni intambara zanjye ngomba kuzirwanira njyewe ubwanjye, nta wundi muntu n'umwe ugomba kumfasha. Ubwo uyu mukobwa yise ava aho ngaho arigendera. Uyu mutipe asigara avuga ati ese ugiye utansobanuriye basi ukuntu bimeze? Ati nta kundi. Uyu mutipe yasigaye aho ngaho harimo kwibaza ati abundi uyu mukobwa yaba afite ikihe kibazo. Ubwo umutipe yasigaye abyibazaho ariko umukobwa yamwemye amakuru. Ubwo noneho reka tugaruke hakuno, barakwereka musaza wa Mira ndetse na Mira rwose baje basatira. Hano hari umusore wahagaze arimo kuvuga ati bimeze bite umukobwa wanyu ko yatinze kungiraho? Kumbi barakwereka dore umusore washakaga gushingirwa na wa mukobwa. Ubwo yaravuze ati hano ibintu byose twamaze kubitegura, ibintu byose birateguye, umukobwa wanyu Mira ari hehe? Kuki mushaka kunyangiriza gahunda? Natakaje amafaranga menshi cyane ngira ngo mbashe kuba nabana n'uriya mukobwa, ariko rwose murimo kuntindira, mugerageze mwihutisha ibintu. Ubwo uyu mukobwa yakomeje kuba yamubwira ati ihangane rwose boss, ihangane, umukobwa arimo kwitegura mu mwanya muto ndamya neza ko ari buze kuba akugezeho. Uyu musaza w'umukobwa naravuga ati ihangane rwose, turashaka ko umukobwa aza kuza imbere yawe asa neza cyane ku buryo uri buze kumukunda cyane rwose. Wowe niyo ugira ikibazo umukobwa mu kanya nk'ako guhombya araba akugezeho. Ngo barakwereka uyu musore nibwo yakomeje kuvuga ati uriya mukobwa natangiraho ibintu byose bibuze kwangirika, ndibuze gukora ikintu kitari cyiza habe na gato. Ati rwose njye ntabwo nkunda umuntu ubasha kuba yankinisha. Ahangaba barikanze baravuga ati ariko boss ihangane rwose pe, uriya mukobwa turibuze kumuguha nkuko twamukwemerera rwose, kandi ntutugire ikibazo pe, nta kibazo na kimwe ugomba kutugiraho. Umukobwa nuko arimo kwitegura wenda imyiteguro tuvuge ko yatinze, ariko mu kanya gato ndamya neza ko buri buze ko babikunze. Ngo umugabo yarababwiye ati nta kibazo rwose, reka ntegereze, reka nizere ko ibintu mumbwiye ari ukuri, reka njye kuba mutegereje mu rusengero. Ngo barakwereka uyu musaza w'umukobwa rwose byaramucanze, yaravuze ati
mushiki wanjye ndabona noneho kuri iyi nshuro zitwumiye sinzi icyo turi buze gukora pe kugira ngo Mira abashe kuba yaza hano mu bukwe. Gusa nkomeza nkubwira wowe utarakora subscribe urasabwa gukora subscribe ndetse ukakanda no kukazogera kugira ngo buri video yose dushizeho uzajye uhita uyibona mu ba mbere. Kandi nyabuna ntibagirwe gutera comment utubwira ukuntu wabonye video yacu, utubwira n'icyo twagomba guhindura muri iyi nkuru tubahereza nziza y'urukundo. Ubwo barakwereka disi wa mukobwa yaje yirukanka hano cyane, ubwo umukobwa yaje ku nzu bafite mu ntara. Kumva ko umukobwa yakageze kuri iyo nzu yo mu ntara hari abantu bari bamukurikiye, utambaze ngo ni bande bari bakurikiye uyu mwana w'umukobwa. Ubwo umukobwa rwose yaje mu nzu yizeye ko nta muntu bamukurikiye, kumbi niba uri kubireba neza umukobwa hari abantu bamukurikiye. Ubwo rwose umukobwa yaraje aravuga ati rwose njyewe ntabwo bishoboka ko nabana n'umugabo ntakunda rwose, ntibishoboka rwose. Ubwo umukobwa rwose barakwereka cyambaye n'imyenda y'ubukwe ntabwo yari yakayihinduye. Ubwo yaje hano rwose atangira kuba yavuga ati ibintu rwose abavandimwe banjye bashaka kunkorera n'ubusazi, ntabwo nabyemera rwose, nta mpamvu n'imwe yatuma mbasha kwemera ibintu abavandimwe banjye bashaka kuba bankorera. Ati ntabwo bishoboka rwose. Ubwo nibwo yatangiye kwiyambura inkweto yari yambaye avuga ati ibi ngibi ntabwo nabyemera, ntabwo nabyemera, njyewe ubwanjye nzabana n'umuntu nkunda, sinshobora kubana n'umuntu nakunda ngo ni ukubera ko mukurikiye ikindi kintu, no, ntabwo bishoboka. Ubwo rwose barakwiye ko umukobwa yakomeje kwicara ngaha avuga ati abavandimwe banjye icyo bakeneye bakeneye inyungu zabo, niyo mpamvu ntagomba kubemerera. Kumbi barakwereka wa mukobwa akiri hano, Mira kiri aho ngaho, barakwereka abavandimwe bahise binjira. Ubwo mukuru yatangiye kuba yavuga ati arega Mira uri murumuna wanjye, ibintu byose ubutekereza mba mbizi. Ati nari mbizi neza rwose ko waje kuba wakwihishana. Ati ndabizi neza ko nta handi hantu wagombaga kujya. Ubwo Mira yarababonye arikanga aravuga ati ese babashe kuba bangiraho gute. Ubwo yakomeje kuvuga ati ariko rero ibintu mushaka kunkoresha ntabwo nabyemera rwose, ntabwo nshobora kuba n'umugabo ntakunda, ikintu cyose muri buze gukora ntabwo gishoboka pe, uriya mugabo ntabwo mukunda, ntabwo buri buze gushoboka. Ati rwose nimushake ubundi buryo mwakoresha ariko mudakoresheje njyewe murashaka kunkoresha nka gatego ngo mubashe kuba mwatabara kampani yanyu, oya ntabwo bishoboka. Ubwo umusaza w'umukobwa yatangiye kuba yambwiye ati Mira urabizi iriya kampani ababyeyi bacu barayidusigiye, bayidusigira turi abantu batatu. Ati rero ibi bintu uramuka ubitekerejeho neza ukemera kwifatanya natwe iriya kampani yacu tukabasha kuba twabasha kuyishyura, kuko urabona iri mu gihombo gikomeye cyane, ndetse umuntu wenyine ugomba kudukora mu gihombo na Roberto wenyine. Rero utabanye na Roberto ntabwo rwose ibyo bintu byashoboka pe. Uyu mukobwa yarabakanira avuga ati ntabwo nshobora kubikora rwose, njyewe ni gute nakwifata nkajya kubana n'umuntu nakunda. Ese we icyo kintu uri kucyumva? Impamvu murimo kubimbwira nuko mwebwe bitabariho. Ubwo barakwereka mukuru umukobwa yatangiye kuba yambwiye ati asimira uretse gufunga umutwe kwawe uramutse wemeye ukabana n'uriya mugabo tukamukuraho icyo dushaka, kampani yacu tukabasha kuba twayizura, ubundi byagira nyuma mukabasha kuba mwatandukana, ibyo ngibyo hari icyo byagutwara. Ati ibyo ntabwo ari ibintu bikomeye cyane. Ubwo musaza nawe yungamo avuga ati cyane rwose genda ubane n'uriya muhungu, ubundi nibigera nyuma mutandukane uzaba waramaze kumukora imitungo ndetse na kampani yacu rwose izaba imaze guhagara neza, ahubwo rwose vayo tugende rwose, iyo gahunda niyo tugiye gukoresha. Ubwo musaza yagiye gufata umukobwa yaravuze ati arega nkuko nabibabwiye kuva mbere hose ntabwo nshobora kubana n'uriya mugabo rwose, ntabwo bishoboka pe, nta kintu na kimwe mwakora ngo mbashe kuba nabyemera. Ubwo rwose barakwereka Mira yabataho ngaho arangije arigendera. Aho ngaho basigaye bavuga bati turi buze gukora iki rero, ibintu byose biraturangiranye. Ubwo murumuna w'umukobwa wese avuga ati rwose njye ndumva rwose biturangiranye, nta kindi kintu dufite cyo kuba twakora rwose, aha ngaha rwose tugiye mu gihombo. Ngo rwose bahano rwose baratunguye baravuga bati turi buze gukora iki. Kumbi barakwereka wa musore nawe yakomeje gutegereza umukobwa yahebye. Ubwo uko yagategereje umukobwa yaravuze ati ariko ubundi reka mbahamagare numve ubundi gahunda yabo. Ubwo yafashe telefone atangira kuba yabahamagara ngo ababaze aho umugeni wiwe ari. Ngo kumbi ahangaha musaza w'umukobwa telefone yarasonye, telefone igisone yise yikanga aravuga ati ni Alberto uhamagaye, akira muvugisha kandi uzi kuba wamubwiza ukuri, uzi kumubwira ko Mira yanze kuba yabana nawe kuko rwose nta kindi kintu twakora. Ati mubwiza ukuri kuko nutamubwiza ukuri arakomeza twishyuza umugeni kandi nta mugeni dufite.
ubwo uyu mukobwa yarabyumvishe aravuga ati none nta kundi rwose kuko umugeni yabyanze. Ubwo uyu mukobwa yatangiye kuba yafata telefone atangira kuba yavugisha Alberto. Ubwo Alberto yavuganye n'uburakari bwinshi avuga ati bimeze bite, umugeni wanjye ko atahagera, nategereje amasaha menshi cyane ntegereje umugeni wanjye, uwo mugeni ari hehe, mugire vuba vuba, dore hano rwose abapasiteri namaze kubishyura, ibintu byose nabiteguye. Ngo barakwereka mukuru w'umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati Alberto utwihanganire rwose, Mira yabyanze, Mira yanze kuba yabana nawe rwose, ubukwe yabuhagaritse yabukanserinze, kandi rwose utwihanganire, natwe ntabwo twashakaga ko ari uku nguko bigenda Alberto, tugusabye imbabazi twivuye inyuma rwose, natwe ibi ngibi ntabwo twabishakaga. Alberto yarumiwe yaravuze ati ese ibi ngibi bishoboka bite, ase kara gakobwa kanyu nakajiji, umukobwa utinyuka kwanga umutipe nkanjye ufite amafaranga, ati ibyo bintu ntabwo bishoboka rwose, ngewe ikintu cyose nshatse ndakibona, ni gute uwo mukobwa wanyu uvuga ngo yanyanze. Ubwo rwose uyu mukuru w'umukobwa yakomeje kuba yamubwiye ati yakwanze rwose, ibintu byose yabivuyemo, natwe twagerageje kuba twabimwumvisha ariko rwose ntabwo yashaka kutwumva pe. Ubwo rwose ubwo yaravuze ati ubwo nimba yabyanze rwose, ubwo imishinga yose twe dufitanye nge namwe ubwo turayisubitse, ndetse n'ikintu tuzongera kuvugana twebwe rwose. Ubwo abangaba rwose hano barikanze baravuze bati noneho ubu ngubu tugiye gukora iki ko mbona zitwakiye. Ubwo uyu musaza w'umukobwa yise avuga ati Alberto akubwiye ngo iki, mbwira ukuntu Alberto akubwiye. Ubwo barakwereka uyu mukuru w'umukobwa yise avuga ati okay nta kibazo rwose, uriya mukobwa yibwira ko aduhimye, ariko rwose nanjye hari ikintu mfite cyo gukora. Mira tugomba kumwigisha isomo akamenya ko ibintu yakoze ari amafuti, tugomba kumwigisha isomo rikomeye cyane. Yo utambaze ngo Mira bagiye kuba bamwigisha iyo somo, gusa mbibutsa rwose ku muntu utarakora subscribe ukaba ureba iyi video yacu, ntugende udakoze subscribe rwose, ntugende udakoze subscribe ko tubagezaho inkuru nziza cyane. Barakwereka Mira yari hano rwose yicaye, ubwo barakwereka abavandimwe biwe batangiye kumuzanira ibipapuro, baravuga bati Mira izi mpapuro tukuzaniye rwose turagira ngo tube twakumenyesha iki ngiki. Ubwo musaza w'umukobwa yatangiye kumbwira ati Mira urabizi iyi business iyi company twifatanyije turi abantu batatu, ariko rwose we twamaze kugukura muri company y'umuryango, ntabwo ukiri umwe natwe rwose twamaze kuba twagukuramo. Uyu mukobwa yaravuze ati oya ntabwo bishoboka rwose, iyi company umuryango wacu ni umuryango wacu widusigiye, rero kubera iki mwankoramo gutyo mutangishije n'inama. Ubwo barakwereka uyu mukuru w'umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati urabizi iyi company twese ko turi batatu dufiteho uruhare, yewe nimba nge na mukuru wawe na musaza we twabashe kuba twatora, ubwo urumva turi babiri wowe uri umwe, ntabwo rero twagize amajwi menshi, niyo mpamvu twabashije kuba twagukura muri iyi company, kandi rwose ntagomba kubihakana kuko ibi bintu rwose biremewe ntabwo babihakana. Bahise bamuhereza rwose umugabane we, baravuga bati akira rwose we tubashe kuba twakwirukana muri company. Ubwo uyu Mira atangiye kuba yavuga ati ariko rwose ibi bintu mukozi ntago ari byo, ibi bintu ntago nge mbyemera rwose kuba mwankura muri company mu buryo bwihuse gutyo. Ubwo mukuru w'umukobwa yatangiye kuba yambwira ati nuko nguko byagenze rwose, twabashe kuba twaturangiye na mukuru wawe na musaza wawe, twakurushije amajwi rero. Urumva rero nta kindi kintu cyo gukora gihari, kandi natwe ibyo twagusabye kudukorera ngo company yacu tubashe kuba twayizungura twayikura mu bihombi irimo warabyanze. Niyo mpamvu rero nawe rwose ntago ukiri umwe muri twe, nimba udashaka gufasha umuryango ubashe kuba watera imbere, nta kintu ubashije kuba wamarira umuryango, rero ntago tukigukeneye mukobwa mwiza rwose, ahubwo gira vuba vuba upakire ibintu byawe uhite uva hano byihuse, ntago tukigukeneye muri uyu muryango. Ubwo rwose bakimara kumubwira ibyo ngibyo bahise bigendera. Mira yasigiye hano ababaye cyane avuga ati abavandimwe banjye ibi nibyo bintu bankoreye, imyaka yose nabanye n'abavandimwe banjye bankoreye ibi ngibi kubera amafaranga kweri, ati ntago mbyumva neza rwose, ntago mbyumva. Ngo disi barakwereka Mira nta kindi kintu yagombaga kuba yakora, yagomba gufata ibikapu byiwe agashaka ahantu agomba kuba yakwigira. Ngo barakwereka rwose Mira yafashe ibikapu byiwe arangije yizira ahangaha kuko abavandimwe biwe
bari bamaze kuba bamwirukana, ariko disi yaje yababaye cyane avuga ati abavandimwe banjye rwose ntabwo numvaga ko ari uru rwego babashije kuba bakundaho amafaranga babasha kuba banyirukana, rwose ntabwo numvaga ko ibi bintu byagera hano. Disi Mira yaje yababaye cyane ndetse yaje yarakariye n'abavandimwe biwe kuko bari babashije kuba bamwirukana mu muryango wiwe. Disi ni ibintu bibabaje cyane. Ibaze nawe kubona abavandimwe bawe, abavandimwe mwakuranye kuva mukiri abana, bifashe bakakwirukana kubera amafaranga. Kumbe Mira akiri aho ngaho hari umuntu wese uza aramushimuta. Namwe murabibonye, Mira bahise bamushimuta. Utambaza ngo ninde ubashije kuba washimuta Mira. Ubwo reka noneho tugaruke hakuno, barakwereka Alberto nyuma yo kubura umugeni rwose. Abo ngabo baje kumutakambira bavuga bati Alberto rwose turabizi umukobwa wacu, umuvandimwe wacu yabashije kuba yakwanga, rwose utwihangane. Bati gusa rwose tuje hano tuje kuba twagusaba ikintu kimwe. Ngo rwose barakwereka Alberto yarababwiye ati se murashaka iki? Umuvandimwe wanyu ko yabashije kuba yanyanga, ese ngiye muranshaka iki? Ngo batangiye kuba bamubwira bati nkuko ubibona business yacu rwose iri mu gihombo, business yacu irimo kugwa cyane, niyo mpamvu twaje kukureba kugira ngo udufashe ubashe kuba waba umuterankunga wacu, business yacu ubashe kuba wayagura kuko turimo guhomba cyane bikabije, kandi rwose turakwizeza neza ko nuramuka ufatanyije natwe muri business utazicuza. Uyu mugabo yaravuze ati ese kumbi nibyo mwanshakiraga? Ati rwose njye rwose ndi umunye business cyane, nimbo ari byo mwanshakiraga, njye mfite amafaranga menshi nashyira muri business yanyu ikabasha kuba yatera imbere kandi igakura byihuse cyane. Rero nituramuka dukoranye neza ibyo bintu bizakunda. Umukuru w'umukobwa yaravuze ati nta kibazo rwose, twebwe ugomba kutwizera kuko tumaze imyaka myinshi dukora ibintu by'amakampani. Rero nuramuka utugiye icyizere ukemera gufatanya natwe, turabizi neza ko tutazahomba kandi nawe uzakuramo amafaranga menshi cyane. Ubwo rwose barakwereka Alberto yarabyemeye, yaravuze ati burya ngiye bigeze muri business nkorera imbere cyane. Ariko namwe mugomba kumenya ko mutazanzano ibintu by'uburiganya, kuko nimunzaneho ibintu by'uburiganya ntago bizakunda rwose. Ngiye iyo umuntu agerageje kundiganya muri business nibwo mwiyereka neza uwo ndiwe. Disi Alberto yarabemereye, yemeye kuba yafatanya nabo ngo company yabo irimo guhomba abashe kuba nibura yagura, nibura ikabasha kuba yakunguka nayo igatera imbere. Kumbi barakwereka disi wa mukobwa bari bashimuse Mira, twe tuzi ko bamushimuse, kumbi ni wa mutipe wigeze kumutabara. Ubwo Mira yaravuze ati ese kumbi ni wowe? Ati ese ubundi kubera iki witwaye kuri? Ati uzi ko nteye ubwoba kuri kiwaje ubundi urimo kunshimuta, ubundi amakuru yawe. Ubwo uyu mutipe yatangiye kuba yavuga ati ihangane rwose nta wundi buryo nari kubikoramo, ati kandi rwose umbabarire kuba nagerageje kuba nagutera ubwoba. Ubwo uyu mukobwa yakomeje amubaza ati ese ubundi igihe cyose nabaga ngenda barankurikiranaga? Ati ubundi wa mugabo we uri umugabo nyabaki, ubundi urinde? Ubwo uyu mutipe yese akuraho ikarita aravuga ati njyewe ndi umupolisi. Yese amwereka ikarita y'ubupolisi aravuga ati njye rwose ndi umupolisi, niko kazi kanjye. Uyu mukobwa yese yikanga, yese avuga ati ese burya uri umupolisi? Ati kuva ryari? Ubwo uyu mutipe yatangiye kuba yamusobanura ati njye ndi umupolisi, ati hari ikirego maze iminsi nkurikirana, uriya mugabo wawe maze iminsi mukurikirana, amafaranga afite ni amafaranga yabashije kuba yiba abaturage, akurana n'abaturage akabasha kuba yabiba amafaranga. Ati niyo mpamvu nari maze iminsi nayo ngukurikirana kubera ko nzi neza ko uri sheri wiwe. Uyu mukobwa yatangiye kuba yavuga ati oya wibeshe cyane rwose, uriya mutipe ntago ari sheri wanjye, nuko ari abavandimwe banjye bashaka ko mbana nawe, ariko rwose ntago dukundana pe, ntago dukundana. Ndetse na cyagiye duhura nagerageza kukwipa kugira ngo ntabana nawe, nibyo uri kuvuga ngo ni sheri wanjye. No, uriya ntago ari sheri wanjye, nta nubwo nkundana nawe, nta nubwo nteze kuzakundana nawe rwose. Ubwo uyu mutipe yatangiye kumbwira ati okay ndabyumva neza, ntari noneho niba atari sheri wawe basi noneho ihangane ukorane nanjye, kuko uriya mutipe ni umugizi wa nabi, uriya mutipe ntago ari umuntu mwiza. Ihangane ukorane nanjye, wongere ugende umere nk'usubiranye nawe, mwereke agatego tugiye kuba twamutega, kuko uriya mutipe ndashaka kumufatira mu cyuho. Ubwo umukobwa yaravuze ati nta kibazo, nimbo ari ibyo ngibyo ushaka njyewe ndibuze kubigufashamo, nta kibazo. Kumbi barakwereka barabyemerekanyije ko bagomba kujya gutega
uriya mugabo Alberto agatego, kuko burya ngo uriya mugabo Alberto ni umutekamitwe, amafaranga yose afite n'amafaranga yiba mu baturage. Kumbi wasanga disi na karaga company kabavandimwe bamira ashaka kukabarya. Ubwo barakwereka angaha Mira yarahagaze angaha. Kumbi Alberto yaraje yaravuze ati Mira bimeze bite ubundi Mira wowe warifashe uranyanga, ati rwose no bwa mbere nari mbashije kuba nabona umukobwa wakwanga umutipe ufite amafaranga nkanjye rwose, amafaranga mfite n'icyubahiro mfite nta burenganzira bufite bwo konyanga rwose. Ubwo rwose Mira kumbi yaje hano mu gatego. Ubwo Mira atangiye kuba yamubwiye ati ngiye impamvu nakwanze ntago rwose ni ukurikira amafaranga yawe cyangwa se icyubahiro cyawe, ahubwo impamvu nakwanze ntago nashaka ko tubana bimeze nkaho ari abavandimwe banjye bakunshizeho. Ngiye ndashaka ko tubana nta wundi muntu ubinshizemo, niyo mpamvu nemeye kuba naza nkakureba ngo tubashe no kuba twaganira neza. Ubwo umutipe yaravuze ati nimbuje kundeba ngo tubashe kuba twaganira neza noneho nta kibazo. Ati se noneho nituganira byose uremera kuba wabana nanjye? Ati Mira ngiye rwose bitewe n'amafaranga mfite ikintu cyose nshatse ndakibona, umuntu wese nshatse ndamubona, rero nawe rero ntabwo ngomba kuba nakubura Mira, ngomba gukora uko nshoboye nawe nkakubona kuko amafaranga mfite arabinyemera. Ubwo Mira yatangiye guseka aravuga ati ibyo nta kibazo rwose, ariko ikibazo cyawe nuko numvisha ko amafaranga hafi ya yose ufite ari amafaranga wakuye mu bugizi bwa nabi, ari amafaranga wibye abaturage. Ati ibyo ni ngibyo nibyo bikomeza kuntera ikibazo. Ati urumva neza rero ko ngiye ibintu byose ukora mbizi. Ati yenge itegeko rimwe turamuka tubanye nzemera gufatanya nawe muri business. Ubwo uyu mugabo yarasetse cyane aravuga ati hasi ubundi Mira ubundi ubwenge ufite ubukora, ati ubundi wabibwiwe niki? Ati cyane rwose amafaranga yasinge yose mfite, imitungo yaje yose mfite nta mafaranga mbasha kuba nakwiba abaturage rwose. Ati rero uramutse uje ugakabana nanjye wabasha kuba twatubura amafaranga menshi, kandi andi makuru meza naguheza nuko bari abavandimwe bawe bakwirukanye n'ira company yabo ndi hafi kuyibarya rwose. Ubwo Mira yaravuze ati nta kibazo rwose ndabana nawe, ariko rwose nunyemerera ko ukuntu ari amafaranga cyangwa se ukuntu wiba amafaranga y'abaturage uza kubinyereka nanjye tukazajya dufatanya muri uwo murimo wawe. Ubwo kumbi byose Mira yabivugaga arimo kuneka uyu mugabo kugira ngo polisi zimufate. Ubwo umugabo yaravuze ati nta kibazo rwose ngenda kwiye ku buryo ki nkoramo nkabona amafaranga nkoresheje kwiba abaturage, kwiba amakampani y'abantu. Ati ibyo ngibyo rwose ndibuze kubikwereka, ahubwo uri buze kuba umwunganizi wanjye mwiza cyane rwose. Ati Mira ahubwo kampani ya mbere tugomba guheraho twiba ni kampani y'abavandimwe bawe. Mira yarikanze ati kampani y'abavandimwe bawe rwose nawe nyiri bubi ngiye kuba nayiba. Kumbi ikigabo kivuga ibyo ngibyo abapolisi bahise baza baragicakira baravuga bati aka kanya turagufashe kubwo kwiba amafaranga y'abaturage ndetse no gukora business za fake, ukadiringa n'abantu mugakora business za fake. Ati turagufashe tugiye kuba twagufunga ndetse ntabwo ufite kwisobanura, ibintu byose uzabikora mu rukiko. Ubwo uyu mugabo yari yumviriye aravuga ati ese burya Mira ibi bintu byose babikoze kumbi nk'agatego, babikoze ugira ngo polisi mfate? Ati Mira ntabwo uri umwana mwiza rwose, ibi bintu kumbi byose wari babipanze kugira ngo bazi kuba bamfata. Ati ntabwo bishoboka rwose. Ngo barakwereka rwose umupolisi yese avuga ati kubw'ibyaha wakoze rwose ugomba kuza ukajyana imbere y'inkiko rwose ukajya gufungirwa ibyaha byose waba warakoze. Uyu mugabo disi yaguye mu mazi abiri yaravuze ati noneho ziranyaki. Kumbi barakwereka Mira nyiri umushinga rwose yaravuze ati mumufate mu mujyane rwose, uwo mugabo nta keza ki, uwo mugabo nta mutima agira. Umugabo rwose bakomeje kumubwira bati wa mugabo we twe tumaze igihe kinini cyane tuguhiga, twe tumaze imyaka myinshi tuguhiga, twarabuze ukuntu tugufatisha, ariko rwose kuri inshuro tubashije kuba twagufatisha. Ubwo yese avuga ati ahubwo rwose ni mu mujyane mujye kuba mwamufunga. Disi barakwereka wa musore w'umupolisi yasigiye hano aravuga ati Mira urakoze cyane rwose kuko kubw'akazi ubashije kuba wadukorera. Ubwo Mira no yaravuze ati urakoze cyane rwose pe, uyu mugabo mbashije kumva imipango itari myiza yari afite, mbashije kumva ko yari afite na plan zo kurya abavandimwe banjye akabasha kuba yabatwarira company. Ati ibintu rwose ntago narabimenye, yataze kuba wowe abavandimwe banjye rwose bari kubarya company yabo. Ubwo uyu mupolisi yaravuze ati humura ibyo ntago kibazo kibirimo rwose, ntago babarya company. Ati ahubwo Mira amakuru meza nkuzaniye nuko nawe
twabashije kuba twagusumiza muri kampani y'umuryango wawe. Ati ubu ngubu tuvugana kampani y'umuryango wawe wamaje kuba wayisubiramo, ndetse nta muntu wemerewe kuyikuramo uko wishakiye, uko nawe uri umwe mu muryango rwose. Ibyo abavandimwe bawe bari bagukoreye bagukuye muri kampani, ati ntago aribyo rwose, twabashije kuba twasubira mu bipapuro. Ubu ngubu kampani yawe nawe uyifiteho uruhare, nta muntu rwose wemerewe kugukora muri kampani utabishaka. Yo Disimira yarishimye, yaravuze ati urakoze cyane rwose, ibyo bintu biranshimishije cyane rwose, urakoze kubw'icyo cyo gikorwa cyiza ubashije kuba wankorera. Uyu mupolisi yaravuze ati oya Mira, urabikwiriye rwose, urabikwiriye, kuko nawe rwose wagerageje kwitanga udufatira umugabo twe tumaze imyaka myinshi duhiga, umugabo twe twarananiwe gufata, ariko Mira urabikoze cyane. Yo Disimira yarishimye kuba yarumvishe ko nibura nawe abashije kuba yasubira muri kampani y'umuryango, nibura nawe kampani y'umuryango abashije kuba yagiramo uruhare. Yashimuye umupolisi avuga ati wa mupolisi we, sinzi ikintu nakwitura, gusa ikintu nakubwira nuko ukoze cyane. Umupolisi yaramubwiye ati Mira, kandi ikintu nakubwira nuko nishimiye kuba namenyana nawe, ikibazo cyose uzajya ugira ujye utumamagara rwose, kuko njyewe nzaba mpari kugira ngo utabare, kugira ngo ukure mu byago Mira, kuko uri umukobwa rwose ukwiye kuba utarenganwa. Ati njyewe ndahari ku bwawe. Yo Disimira yarishimye kuba nibura yarabonye nibura umuntu ugiye kuzajya umwitaho. Yaravuze ati nta kibazo rwose, nzajya mpita nkurabura, aho bigenze nabi nzajya mpita nkumenyesha, kandi rwose nishimira kumenyana nawe. Ari nako n'agafilime kacu tugenda tugasoza. Mwakoze kubana natwe, ciao ciao, mukomeze kugira ibihe byiza, nawe ubutaha mu zindi video. Bye bye.